ninde wakuraritse haguruka Oh, the type of us. Ngiye kugusengera Imana igukureho umwuka w'uruzerero. Mana nkorera uyu mwuka ndawirukanye mu izina rya Yesu. Petalas protokole hagarara inyuma ye, hagarara nk'inyuma mwese mu mutunga ibiganza. Mama wowe nuwuhe? Noyo mama ufata amasengesho y'iminsi 2 usengere uyu mwana wawe. Ni wamara kumusengera uyu mwana baramutanze. Bamaze kumutanga hari umuhungu bagiranye agakungu. Amamaze kugirana agakungu uyu mwana batwara ubwenge bwe n'ibitekerezo. Uyu mwana ntabwo yakwicara mu rugo ngo ahamare kabiri. Ahita haguruka akagenda kandi nawe wamubaza impamvu bikamuyobera. Ibyo mvuga urabizi? Ikigutwara urakizi se? Wapimba numva nshaka kugenda gusa. Oh. Uyu mwana wawe nawe siwe. Ndakubwiye ngo mufatire amasengesho y'iminsi ngahe? 2. Mukobwa baragutwaye. Bamaze kugutwara batwara ubwonko bwawe. Hari umuhungu ndi kureba mwaryamanye, uryamana nawe uzi ko ari muzima n'umudayimoni mwaryamanye. Umaze kuryamana n'uwo mudayimoni agutwara ubwonko, muri wowe ujya wumvira riri gufashe ukumva no kurara mu rugo ntiwaharara. Ukirirwa mu kabari gutaha ukumva ntukeneye urugo rwawe rwanyu. Pela zetali temai. Byagezaho uyu mudayimoni nimo kureba akuzinura umwana wawe ukumva ntushaka umwana wawe. Byo mvuga urabizi? Oh ria baba kataya si tele toteke li tole tazati. Ngiye kugusengera Imana kwirukaneho umwuka w'uruzerero. Ufite imyaka ingahe? Ngiye kuzuza 20 nzayuzuza makuru. Reka nkubwire nawe mama, usanzwe usenga? Nawe wararushe mama. Uyu mwana igihe yari afite imyaka 16 ndabona hari ahantu yari aryamye imbaraga zimuzaho nawe atazi ngo niziki. Izi mbaraga zimaze kuzumuzaho
uyu mwana baramuyeyura ubwonko, ubona agenda ariko atari we. Bamaze kumuyeyura, uyu mwana ndabona afite igikomere, yagiye mu gakungu bamutera inda. Bamaze kumutera inda, ategwa inda n'umuntu umurusha imyaka. Uyu muntu umurusha imyaka bajya mu rubanza. Mumaze kujya mu rubanza, uyu muntu ararugura. Amaze kurugura, yari afunzwe baramufungura. Leteketela zoti ya bokidara. Kandi uyu muntu nta n'icyo abafashije kuri uyu mwana. Mwese mutunge ikiganza hano tugiye gusenga. Ababyeyi barize bihanaguye hano. Uyu mwana afite agahinda, tugomba kumubohoza. Nawe wibaza umwana nk'uyu ku ruhame ameze gutya. Uyu mwana wawe ndagira nkubwire ngo bamushizemo ubwonko bwe, bamaze kubutwara. Imana yanyeretse barashizemo ubwonko bw'intare ku buryo ushobora kuvuga akagukankamira nk'ugiye gukubitwa wowe. Nawe siwe nibyo bamaze gukora. Mwuka wera manuka manuka, Mwuka wera manuka manuka, oh Mwuka wera manuka manuka, imitima yakikire. Kuva uyu mwanya ngaruye ubwenge bwawe, rekura ngukuye mu maboko y'umwijima. Ngaruye ubwenge bwawe buzima, ngaruye ubwenge bwawe buzima, ngaruye ubwenge bwawe buzima. Imbaraga z'umwijima zahoraga zigufuhira, nzigukuyeho kuva uyu mwanya. Ubwenge bwawe bube buzima, amaso yawe arebe ibizima, amatwi yawe yumva ibizima. Unywa inzoga? Warazinywe ariko uyu muhogo, umwuka wo kurarikira inzoga ndawirukanye. Umwuka w'abahungu n'abagabo b'ibigoryi ndabirukana kuri we. Uyu mwana w'umukobwa azabe muzima. Kuva uyu munsi yakira agakiza, azagukorera Imana, kandi uzamuha urugo rwiza, umuha amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu, amen. Reba hano, kuva uyu munsi wowe na mama wawe mugende mwicare musenge. Nusenga Imana izaguha amahirwe ya kabiri. Imana yakurinze kwandura sida, nimba ivuga ubyumve cyane. Wari kwandura, Imana ikurinda sida. Imana irambwiye ngo yagukuye mu kabari wagombaga gukubitwa amacupa, Imana irakurinda. Irambwiye ngo kuva uyu munsi usenge ukunda Imana. Niwamara gusenga ugakunda Imana, Imana irambwiye ngo uzabaho mu buzima butarimo uyu munsi. Wanyumvise? Ukunde kugira gute? Ibitari ibyo niwongera gusubira akaguru hirya uzapfa. Icarire, haguruka, gabanya. Imana ibaha umugisha. Mu rugo ni he? Mu rugo ni he? Karere ka Nyanza. Waturutse mu karere ka Nyanza? Naturutse mu murenge wa Muyira. Naturutse mu karere ka Nyanza, umurenge wa Muyira. Umurenge wa Muyira. Wa Muyira. Ababyeyi bawe bari he? Umwe yarasinziriye, undi araho ariko aramugaye. Umwe yarapfuye, undi araho aramugaye. Yego. Wapfuye ni papa? Yego. Icyamwishe se urakizi? Yarahunze arapfa nyine, arashwe nk'abandi. Wabarigeze umushinguraho? Oya. Nibyo wabwiwe mu mateka? Mushiki wanjye, yego, mfite agahinda kenshi kubera ibintu ndimo ndareba. Wowe
hari igicumbi Eh, cy'abarangi ndimo kureba mu gihugu cya Uganda. yeah, Iki gicumbi ndi kureba cy'abarangi kiri mu gihugu cya Uganda. eh, Ndabona hari umugore wagutanze, agutanga muri icyo gicumbi. Noneho murabona kuntu botsa amakara ni ifuru y'amakara. Yes, ndabona baragiye ku ifuru y'amakara barimo amaze gutwika, barangije ndi kubona icucumukamo umwotsi. Baravuga ngo biriya bintu bizajya bikujyamo, hanyuma baravuga ngo nugeza ku myaka 41 uzahita upfa. Kabiri baravuga ngo uzarinda upfa udashatse. Gatatu baravuga ngo ibintu byose uzakora nucuruza ibintu wacuruje uzajya ubona amafaranga, ariko bo bahite babitwara ntumenye uko byagenze. yego, yego, Ibintu by'amatungo bite? byaranze. Wacuruje amatungo? Uyu munsi ngiye kugusengera ngusezereremo igicumbi cyose cy'abadayimoni. Amen. Izi mbaraga zose zakwirukankagamo ngiye kuzikwirukanaho, kubera ko Imana irambwiye ngo barakuziritse kugira ngo utazashaka. Ntabwo urashaka? Yego, Yego, barakuziritse kugira ngo utazashaka. Sukuru umukobwa mubi, niyo ubigerageje imbaraga zose, umusore wese ahita agenda utazi ko ntagiye. Ndabona hari umugore wahonze agatoki ku kandi, arabikubwira nawe urabyumva. Aravuga ngo uzarinda upfa udashatse nk'uko abandi bashaka. ntabwo mwibuka ariko ubwo arahari. Ntabwo mwibuka? Ngiye kugusengera Imana, ndi umuhanuzi w'Imana. Tubwire Satani asubirane ibye mu izina ryande. Tuhereze Imana icyubahiro. Mushiki wanjye, Karama. tera haleluya. 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 Inzozi uherutse kurota ni izihe? Inzozi. Ubwo sinabyibagiwe. Warabyibagiwe? Zibutse wanyibutsa. Niba uzizi wanyibutsa. Ati niba uzizi wanyibutsa. Mpa ikiganza cyawe cy'iburyo. Tela zone taike. Uri Imana ibohora. Metole zangod. Mana nyemerera mbohoza uyu mwana w'umukobwa. Mukure muri kiriya gicaniro ndeba bamushizeho. Umunsi mwiza nibuka nuwona kwe. Imana irambwiye, sema amen. Amen. Bari baraguteje umwuka wo kurya amakara. Yego. Yego. Ngiye kuwirukana nkoresheje uyu mwuka n'ubundi w'amakara. Sana ya makara hano. Mushumba, uyu mwana w'umukobwa Imana yanyeretse baramuteje umwuka agenda arya amakara. Uyu mwuka ngiye kuwirukana kuri wowe. Ubu umeze nk'umudamu utwite. Yego. Mwese mutunge ikiganza hano. Ninamara kukwirukanaho uyu mwuka ugiye gushaka,
uzakora ubukwe ku mugaragaro, buzanyura ku mbuga nkoranyambaga. najyaga ndorongotana mu by'isi no mu ngeso mbi, none nse umukiza sinzongera singije. Ndashaka buri wese aririmbe. Thank you Lord. Yesu anyigisha uri Imana nyama, uri Imana ibohora. Pereza hano yenezerwe sigize Yesu yamuhereze. Watangiye umwuka wo kurya amakara ryari? Nta makara mazima arimo? Ntuze kunywa utaza kubirya. Nta makara mazima ufitemo? Watangiye umwuka wo kurya amakara ryari? Ntabwo nibuka igihe, ariko hashize igihe kinini. Iyo urimo uragenda bigenda gute? Iyo ndimo ngenda ukayabona. nkayabona, Yego. mba nayatoragura. Wigeze uyarya? Narayariye inshuro zingahe? inshuro nyinshi. Urya amakara? Yego. Wumva ko uryoheye se? Yego. Iyo yabonye n'ahantu ribonye riri mu nzira uraritoragura ukarirya? Ihumurize utayarya. Urumva bimeze bite? Muri wowe urumva ushaka iki? Nta kintu nshaka. Kuva uyu mwanya wa none, uyu mwuka wose waguteraga kurya amakara ndawirukanye mu buzima bwawe. Mpereza ari amazi de bo. Sema amen. Imana yambwiye ukufashe ayo makara. Imana irambwiye ngo yasubize muriya kora igikorwa Imana imbwiye. Uko nguko ubigenje niko Imana ikuye umwuka wo kurya amakara ntuzongera kuwurya ukundi mu buzima bwawe. Nywa aya mazi yafungure, uyahawe n'umuhanuzi w'Imana. Mana, mu izina rya Yesu, aya mazi ahinduka amaraso yawe, azinukwe kurya amakara ntazongere kuyarya ukundi. Najya yabona ajya amunukira. Igicumbi ndi kureba Uganda tugitesheje agaciro. Aya mazi ahinduka amaraso yawe, akimara kuyanywa akirabe muzima. Akira. Uko uri kunywa ayo mazi ahinduka amaraso, uyu muhogo tuzongere gutekereza izi mbaraga zaguteraga kurya amakara. Mu izina rya Yesu yerekera aho ngaho, ayo mazi uyatahane. Icya kabiri, Imana iguhaye umugabo. Hallelujah. Bose bazagutahira ubukwe. Imana irambwiye ngo ntuzongere kurira. Wibajije impamvu wavutse birakuyobera, Imana ikijije ubuzima bwawe. Uzakomera, uzagera kure. Genda ukore kuko ari Imana ibigukoresheje. Mbonye uri gucuruza, mbona ibintu byose birahombye. Haguruka tuvugane. Tera haleluya. Hallelujah. Hallelujah, amen. Abantu bacuruza amaduka urabazi? Wigeze ucuruzaho? Naracuruje. Wari ufite iduka? Iduka ryawe? Yego. Ndabona ryarahombye utazi kuntu rihombye. Byaranshanze nanjye.
bimaze guhomba yego Imana irambwiye ngo kuva uwo munsi watangiye kugira inyatsi ibintu byose ukozeho bikagenda yego urangije satani ntiyakoroheye yego ndabona yaraguteje indwara yitwa umuvuduko yego yego urayifite ndayifite wagiye kwa muganga yego bayigusangamo ndabona hari imiti ukoresha ariko nabwo ntacikumarira babo ntacyo urushaho kuremba yego uyu munsi wari ugiye kugwara pararize Imana irambwiye ngo yigukuyeho mu izina rya Yesu haleluya haleluya mumera amashyi Imana murakoze hari ibinini ufite aho ibinini nabiriye ryo nitwaje nabiriye mu gitondo muri uwo mufuka wawe yego w'ibumoso yego ndimo ndabona inote ebyiri za 500 nkabona zigerekeranye fatamo 500 yakoremo ya mpehano tuzamure icyo cy'Imana tuzamure haleluya fata amafaranga 1000 giseke kirihe wafata amafaranga 1000 jyane hara mu giseke nkubwira ikintu Imana ivuze iri turo tuzamurira Imana icyubahiro ugihagazaho ndeba hano Imana irambwiye ngo iri turo utanze bari baragutangiye amafaranga 100,000 yego kugira ngo ibintu byawe biyoyoke yego wakabaye uri umukire ukomeye muri karitsiye utuyemo yego ariko ibintu byose byaranze byaranze bimaze kwanga Imana irimo kunyereka ikanyereka nta mahoro ufite papa aho utuye yego Imana irambwiye ngo kuva uyu munsi yego waturutse he naturutse Gatsibo waturutse muri Gatsibo kuva uyu munsi waje ukemerera Imana irambwiye ngo n'ubugabo bwawe bari baramaze kubutwara kugira ngo satana kubuza ibyishimo hagati yawe n'umugore wawe niko bimeze kuva uyu munsi Yesu arabigaruye dukomere Imana amashyi menshi mushumba ihangane uhaguruke pfukama aho ngaho mushumba gusengera Imana umugabo umukure mu maboko ya satani aragoswe ararushwe araruhije Imana imukure mu maboko ya satani reka tugusengere haleluya data wa twese dipenesticoleya mu izina rya Yesu shene dostia waravuze ngo tuzirukana abadayimoni mu izina ryawe bazamuka haneotekite tuzarambika ibiganza ku barwayi bazakira pene zongede mu izina rya Yesu turatura ubuzima buzima haleluya mu izina rya Yesu twirukanye imbaraga mbi zose ku mu buzima izina rya Yesu mu izina rya Yesu mwami Yesu odematelai niwe ufite ubuzima bwe mu biganza byawe bikudemas twatuye kongera kugira ubuzima uyu mugongo ube muzima mu izina rya Yesu uyu muvuduko turawirukanye mwami Yesu izi mbaraga zimuveho kumurema mu izina rya Yesu ubuzima bwe Yesu buhinduke Kristo. Mana yongera agira ibyishimo yongera agira umunezero yongera agira amahoro haleluya tugaruje ubutunzi bwe mu izina mu izina rya Yesu amen komera Imana amashyi jya kwicara Yesu arakubohora ayo mashara y'Imana twakongera tukayakoma tuzamule haleluya twongere tuzamule haleluya twongere tuzamule haleluya mukecho Imana aguruka nkubwire fata mikrofone uzi gutera haleluya ongera utere haleluya gabanya sente yireke ngo tera haleluya cyane cyane ariko waturutse he Naturutse Kayonza. mufashe microphone tuvugane waturutse Naturutse Kayonza. usengera he mama Sengera mu Bayisilamu. assalamu alaikum Wa alaikum salam. aha abasilamu haleluya Amen. anyuma Oui. waje ngusengera Imana Naje gusenga Imana. Imana irambwiye ngo ufite ubugwayi Imana irambwiye ngo ufite ubugwayi Uburwayi ndabufite cyane. kandi ubu bugwayi ufite burakomeye cyane Burakomeye ndabyiyumvamo. ubwiyumvamo Imana iri kunyereka mu marembo y'iwawe hari ibintu watambutse
umaze gutambuka bino bintu bikuzanira ibintu bimeze nk'amazi mu mavi yawe. birimo rwose, birimo cyane. Ibyo bintu biratumba, uko zibapomba igipirizo kikabyimba cyane. Imana iri kunyereka mu mavi yawe ariko byimereye. Niko bimeze. Ubimaranye igihe kingana gute? Bimaranye nk'imyaka igera muri 5. Imyaka 5. Cyangwa se iranarenga ahubwo. Ndabona warivuje ariko byaranze. Ntaho ntageze. Ntaho utageze. Ntaho ntageze. Uyu munsi ugiye gukira mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Ndabona hari igihe cyageze uragwara no gusohoka mu nzu birakunanira. Narakambakambye. Ndabona waragenderaga ku mbago. Imbago nayigendeyeho. Nayigendeyeho. Wagendeye ku mbago. Nagendeye ku mbago no ku kibando byose ntacyo nasize. Kandi iyi mbago ndabona warayihawe n'umudamu nawe wari ufite icyo kibazo arakubwira ngo ubu yifashishije. Niwe wayimpaye. Ariko yangiriye neza. Ndeka nkubwira ibintu bigiye kuba rero. Kuva uyu mwanya ntabwo uzongera kugendera ku mbago, birarangiye kundi. Haleluya. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo kuva mu bwana bwawe kugeza uyu munsi wahuye n'ubuzima kuruhisha mama. Yewe nahuye n'ubuzima bugoranye. Waje imbere y'umuhanuzi. Tuza ngo amakuru ndi umuhanuzi w'Imana. N'abayisilamu bamenye ko tufite Imana ivuga mu izina rya Yesu. Haleluya! Kubera aya mavi banumva arimo amazi biri kuzamuka nkumva ndimo ndashya inyama zo mu nda mu mabere. Ubu mwanya ugiye kubohoka humura. Ahantu hose nta mahoro mfite. Reka nguha amakuru meza. Ndora urava hano mushumba kubatisha. Kuko ngiye kugusengera Imana mu izina rya Yesu. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Yesu niwe mwami wacu. Mama, kuva ugifite imyaka 6 kugeza uyu munsi wahuye n'ibikurusha. Imana iri kunyereka hari umurozi ndimo kureba watongereye amagambo aravuga ngo ntabwo uzigera wubaka ngo nezerwe. Kandi ko kubyo yatongereye byakubayeho mama. Byarabaye rwose, byarabaye. Ndi kubona waragerageje gushaka ariko urushako rurarura ruba rubi. Rwaranze ndicara. Urangije kwicara, Imana iri kunyereka abana bakuvuye mu nda. Bamaze kukuva mu nda, uyu muntu aravuga ngo abana be nubwo bakwiga bakaminuza bakajya mu gihugu cya kure, ntabwo azigera ashingira abana nk'uko abandi bashingira. Uwa mbere nabwo ushingiye ariko abandi simbizi bari hanze. Muri Maroko urahazi? Ntabwo mpazi yewe, ntabwo ndarenga iki gihugu. Uyu mwanya Imana irambye ngo ugiye kuzurira indege kubera abana bawe Imana igiye kubakorera ubukwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Mfite umusore n'inkumi. Bari muri Korea. Imana irambye kuva uyu munsi umusore wawe hari umukobwa uri muri Maroke. Ndimo kubona bagiye gukundana. Uzurira indege utaha ubukwe ni kuwiteka avuganye nanjye. Amen. Amen. Ntabwo icyubahiro. Icya kabiri, Imana irambye ngo hari abagizi ba nabi. Imana irangije imanza. Amen. Barahari ndabizi. Imana irambye ngo iyo uhinze ntusarura. Nuguhinga gusa si ibintu byose. Uyu mwanya ayo mavi yawe agiye kuba mazima. Haleluya. Ntuzongera kugendera ku mbago. Tangira uhine gutya. Humura. Humura ugiye kuba muzima. Rambura. Hina nuko nguko. Hina. Tambukuze hano. Ngwino. Imana igiye kubohora ubuzima bwawe. Kandagira mu izina rya Yesu. Buretse ugihagazaho. Imana irambye ngo hari umuvuduko w'amaraso Imana igukuyeho. Urawufite? Ndawufite umuvuduko w'amaraso. Na diabete. Kuva uyu munsi Imana irabishiririje ugiye kuba muzima mu izina rya Yesu. Amen. Tera haleluya. Haleluya. Wongera uzamure haleluya. Jya kwicara naje mbasengera Imana mu bagwayi. Bego mubyeyi ati nararusha. Mama nta hantu utivuje. Abantu bakuririye amafaranga imiti n'abapfumu nabona ibishakamba waragerageje byaranze. Afite nk'amamoto mu muhanda agenda. Ye?
ubuzima bubi ubu byaranze byose. byaranze byose icyo mfashe cyose nyifata nanga. Tuhereze Imana icyubahiro ibohoye umubyeyi. Amen. Ugenda umenye ko Yesu ari umwami n'umukiza. Haleluya. Twongere tuzamurire Yesu icyubahiro. Dufite Imana itabara abantu.